Reka rero nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV, ngira ngo mumaze kubimenyera yuko tuba tubagezaho update, amakuru agezweho n'ibiki biri kuvugwa hano hanze mu mikino ndetse n'imyidagaduro, n'ibiki bigezweho n'ibiki biri gutrendinga kuri social media ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Kora subscribe hano kugira ngo hatazajya hagira ikigucika. Impamvu ibiganiro se cyangwa inkuru zose tuba twanditse kuri zaramagazine.com tuzizana na hano kuri channel yacu, nuko hari abantu benshi batabona umwanya wo gusoma ariko babona umwanya byibura wo kuba yaplayinga ikiganiro akacyumva. Niyo mpamvu akenshi muzasanga inkuru zose ziba zanditswe kuri zaramagazine.com zose tunazizana hano kuri channel yacu mu buryo bw'amajwi cyangwa se mu buryo bw'amashusho. N'urukundo tubakunda, nuko tuba dushaka kubagezaho amakuru, kubaha update, kubabwira ibigezweho. Ngira ngo nkwibutsa rero yuko nimba utarakora subscribe, kora subscribe hano kugira ngo ibintu byose ujye ubimenyera ku gihe. Ikindi kandi nkwibutse yuko kuri www.zaramagazine.com niho hantu aya makuru yose uzajya uhasanga ugasoma ndetse ukirebera no mu buryo bw'amafoto. Twebwe intego yacu ni sport, ni imyidagaduro ndetse n'ubukungu. Niyo mpamvu muzasanga tubagezaho talk shows zitandukanye tugaruka ku mibereho ya muntu. Reka rero nigire mu myidagaduro se cyangwa ku byamamare. Intambara y'amagambo, umuriro watse, ibintu ntago bimeze neza hagati y'abanyamakuru ba Radio 10 ndetse n'aba Radio 1. Ngira ngo ni ibintu byatangiye kuri uyu wa kane ubwo mu kiganiro rirarashe Kensi yabaye nk'usubiza abanyamakuru ba Radio 10 bari bavuze yuko ibintu byo gushyiraho intego se cyangwa gushyiriraho amavubi amafaranga bimeze nko kwifotoza, ari ibintu nyine bidasobanutse, ari uguteza frustration abakinnyi n'ibindi byari byagiye bigarukaho. Muri rirarashe asa nk'ubasubiza, agira ati nimukanzane mu ntambara, sinaganira n'inkwavu ndi intare, ntiwaganira n'abajenerali uri umusivili, ntiwaganira iby'amadolari ukirwana na nyiri byondo. Ayo magambo rero yababaje cyane abanyamakuru ba siporo kuri Radio 10 bakora 10 Sport mu kiganiro cyo kuri uwo wa kane, cyane cyane ko rirarashe iba mu gitondo saa moya, 10 Sport gatangira saa 4. Nabo ntago bazuyaje, bahise bagira icyo bamusubiza. Bruno Taifa mu magambo ye aragira ati twebwe ikintu cyose kidaciye mu mucyo tuzajya tukinenga, ubabara ababare. Hari uwo numvise nge simvugana n'abantu bakirwana na ba nyiri byondo, ubwawe nawe nturihaza uracyakeneye kurya, urabona ko inzara ikurimo, uracyasubika amasezerano y'abakozi bawe. Taifa akivuga akomeza avuga yuko hariho abantu b'inyirabuheri burya nibo uzasanga bafite amatiku. Akomeza avuga yuko Kensi atarihaza, ko agishonje, ko ndetse na bwake kifite mu magufwa, ndetse amusaba kubanza akarya. Avuga ati hari abantu bamaze kwihaza batanga inkunga batabanje no kuvuga. Ubwo rero ibyo bintu byose byatangajwe nibyo n'ubundi Kensi yaje gukomereza n'ubundi mu kiganiro One Sport Show cyo kuri Radio 1 gitangira saa 6, ubwo Rigan na Robin Ngabo na Kabera bari muri studio, nabo babaye nk'ababigarukaho, babanza kubasomera umurongo wo muri Yakobo igice kimwe umurongo wa 5. Babigarukaho yuko ibyo kuvuga amagambo ari ubwenge buciriritse, ari iki mbese barabivuga, bavuga yuko umuntu afite ubushobozi bwo gutanga amafaranga nimba yafite, kwavuga yuko abantu nyine bakeneye gusaba Imana ubwenge bagasobanukirwa. Ibyo byose nyine bigenda bigarukwaho, baravuga cyane
kuri uwa gatanu mu gitondo rero nibwo Kensi nawe muri rirarashe yongeye aravuga ati abantu batekereza ibyo kurya ntago bari ku rwego rwe, bavuga yuko ageze ku rwego rwo gutekereza imishinga yafasha abantu kwiteza imbere, yafasha abantu benshi kubona akazi, atandukanye n'abantu bagitekereza ibintu byo kurya, akajya anyuzamo akanabaza mugenzi we Angeli Mutabaruka ati urabona mfite inzara ngewe ubu ngubu urabona nshonje. Mu mvugo irimo uburakari cyane n'akababaro, Kensi yavuze yuko nta kintu avugana n'inkwavu, abantu bagomba gukora ibyo bashoboye. Nimba umuntu ashoboye kuragira akajya kuragira, nimba umuntu ashoboye kuba mucoma akajya kuba mucoma. Aranavuga ati ubundi umuntu ugeze imyaka 45 50 ataragira icyo yibwira agitekereza nk'umubebe nta nubwo aba anakwiriye no kuvuga. Aravuga ati umuntu agira imyaka 45 ataranatekereza no kuba yashaka ngo umugore ngo arongore ngo abyare umwana, ubundi uwo muntu urumva yabasha kwikebuka gute? Avuga amagambo menshi cyane agenda atanga sa nk'ugira inama abari bavuze yuko agifite ikibazo cy'inzara muri ten sport yo kuri uyu wa gatanu. Nabo rero ntibazo yaje bahise babigarukaho, baravuga ati ibi bintu aho bigeze birarambiranye, ibi bintu aho bigeze birakabije, ariko ibi bintu nibikomeza gutyo ntago bizoroha, ntago tuzakomeza kubirebera gutya abantu batwurira. Babigarukaho basa nk'ababivuzeho nabo bumva yuko byababaje. Bigaragara yuko umwuka atari mwiza hagati y'abo banyamakuru, ko bakomeje guterana amagambo. Ibintu ntago bimeze neza muri makeya. Reka turebe ibi bintu biragana hehe, biraza kurangira gute, cyane ko Kensi we yanavuze yuko nubwo Amavubi yanganya hari ikintu ari bubagenere ku gahimbazamusyi yabemereye. Nuko rero bimeze, nuko bakomeje guterana amagambo, nuko nguko umuriro ukomeje kwaka hagati y'ibi bitangazamakuru n'abanyamakuru babyo. Reka rero tubitega amaso tumenye ati ibi bintu birerekeza he. Ese turaza kubona indi episode ku munsi w'ejo cyangwa birarangirira ahangaha? Bibutsa yuko Amavubi afite umukino uyu munsi saa 12 ubwo ari buze gucakirana na Maroc mu mukino wa kabiri wo mu itsinda C. Bibutsa yuko Maroc ku mukino wa mbere yatsinze igitego kimwe Togo, mu gihe Amavubi yari yanganyije na Uganda 1-1.